Welcome to my channel is the source of knowledge where you will study how you can edit. Hello guys, ese ushobora kwikora logo zimeze nk'uku nguku ukoresheje telefone yawe. Uhasanga si prank by'ukuri Kijigo Pro on beat. Subscribe, like, share and open the link. Nawe niba video kuva itangiye kugeza irangira uraba ufite ubasha bwo gukora logo nk'iriya cyangwa irenzeho. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayirayikinga, wangiza ukajya muri comment akikizanyandikira WhatsApp, wangiza ukanasharinga ku bantu bawe. Reka dutangire. Rero tuzahanga kuri Play Store yawe wandikamo app bita Canva. Kwandikira kuri screen. Ndakeka muri kubibona. Ngiye witukana kuri install. Wibutsa ko ni byiza kujya muri comment ugasiga video wumva nazagukorera iyo ushaka nyine. Nubwo ati nimba ari n'ubwa mbere ufungura indogera nawe wiyestaramo. Birakora we ikidakora umbwira ati ni ibi ngibi byananiye bite mbikwereka. Mbwire muri comment bidakunda bari kuri zana naguhaye. Reka dutegereze irangire. Urategereza. Like neza ko ikanze kandi uyisharing no ku bantu bawe urabukoze kugira dukomeze udute motivation yo gukomeza. Yarangira irareka istaremo. Ndakeka muri kubibona. None yageze muri tukanda kuri open. Bakanda kuri open. Uraburicho gato. Urakumuburi witonzeho umubwira ko nako karembo uri kumvamo nako wakakura utarayirebye ndishya muri comment irebe uraza urebe uhitemo email yawe. Uhitemo email. Ukoresha nyine email ushaka. Uraba witonze biraterwa na connection yawe. Connection yanjye iri kugenda gakeya. Uraba witonze. Nibutsa gukanda subscribe, ugakanda na like, ugafungura n'inzogera. Barahita biza kugira bayifunguye gutya. Barahita yifungura. Urahita yifungura gutya. Ukande kuri reload, aho ngaho nyine nabyo biterwa na connection. Uraba ukandeho gutyo. Ube utegereje nubwo ko yari connection yanjye ikubitera. Yitiza ahantu hameze gutya ngaho kuramo ibintu byinshi. Company ikora ibintu byinshi. Ikora ibintu byinshi yaba cartoon dore. Iyi ngiyi email nene nayifunguje n'ahandi. Nanga ukura muri ubu turakanda ari kugasaraba. Bizukanda kugasaraba. Tugira ahantu hameze gutya. Ndakeka muri kubabona. Bitazamo gutya allowing kandi kuri allow. None uraza urebe hangaha nyine ni design za logo. Ni design za logo hitamo logo nyine wumva ushaka tu. Gereka misitemo ira ya King. Ira ni design nyine. Design ya logo wumva ushaka nyine. Ukwiza kubisa. Ndakwereka nuko wakikorera iyawe utagendeye kuri design y'abandi. Rero tubona ukande hari handitse King. Ushyira amagambo yawe nyine. Akireho ayanjye. Gutwe. Yangaha bakeneye kizamo amagambo menshi kasubireho. Cyaho bihuye. Kaniyandikire. Ugomba gushyira amagambo yangana nka yarariho. Nk'amagambo yarariho. Nibagiwe. Kanandike NT. None kurutu witongera. Bituza. Ukande kuri kano ka X. Uze yarabona habaye NT. Tukanda kuri X ituza ukande hano kuri tugambo dutoya. Wandikeho production. Tubikora gutya. Right ukongera ukande none ubu ngura una logo yese hinduka yanjye.
urahita uza ukanda hariya handitse kariya kantu ko kudownloadinga, birirodinga, uhita uza hano ukande kuri download. Tayari ubu video unuza logo yacu iri kujyaho ubu ngubu. Tayari ubu yarangiye neza cyane, wayisharinga ahantu hose ushaka nyine. Reka dusubire inyuma tukande back nyine, dusubire inyuma. Muri hangana internet yangiye kugenda gakino ngiye twongeye dukanda hariya. Turagaruka ganga kuri create nyine, hari kuri create tutambike turi hano handitse logo, ariho dukanda. Tuzanga kuri create logo, nuhaza birirodinga guys. muri hangana uko nyifite internet igenda gake, barahita bagura urupapuro rumeze gutya. wowe witonze uhita uzubone ahantu hameze gutya. Tukande baka urahita ukupe bireta byizana nameze gutya. Aho ni kuri design, ngo ugiye guhitamo nyine design ya logo ushaka. Ndakeka kuri kuzibona, ariko izo ziriho akantu kameze nk'akagofero k'abami aba ari za pro, urishyura kujya uzikoresha. Turakoresha izitariho ako kantu ka pro. Uramanura uhitemo urebe ibi bitewe n'iyo ushaka gukora. Urahitamo iyo ushaka, karebe yaba ngiyo iyo ushaka. Kangende byako nshaka kanarebe, urahitamo nyine niba na yandi Kavu Music ikoresha. Ndakeka uri kubona ko ngako ni nyinshi. Uraza uhitemo hariya, niho uhitira muneno, ukaza kuri hano kuri element ahangaha ugiye gukora iyawe nyine ku giti cyawe udakoresheje design y'abandi. Wandikamo inyajwi ushaka zigahita ziza. Icyo cyiza cy'ahangaha twandikemo naho tugiye gukora iriya NT production, twandikemo harahita haza na nyinshi. Nakurikije ko izo ziriho akantu k'akagofero k'umuhondo aba ari pro zirishyurwa zo. Uhite utambika urebe utariho na ushaka arizo uhitamo. Uramanura utambike. Dore ngizo ni nyinshi zimeze nk'ipirizo, zimeze uko ushaka. Ni nyinshi bo. Yangereka nitiremo iyi ngiyi iri ahantu wagira ni mu kazu. Iyi ngiyi kariyo nihitiramo, urayiscrollinga nyine, uragafataho ujyane ushyiraho ukagira akagofi. Dore hite nzana hano ahangaha, ugashyira ugateka ushaka. Udusubira ahandi kuri element, aho handitse element ku ka kabiri uvuye ibumoso, wongere wandikemo kanandikemo ta. Uhita ukanda search. Kimara gukanda search zihita ziza ari nyinshi nyine, ugahitamo iyo ushaka gukoresha. Nawe urabona ni nyinshi kabisa. Reka nihitiremo iyi ngiyi. Nawe urahitamo iyawe bitewe n'ibyo ushaka kwandika. Inyajwi yose wakandikamo n'inyuguti birasanga. Reka mbiringanize. Ngiye nibyo ndi kwikora, nawe biraterwa n'iyo ushaka gukora. Urahita uzangaha kuri hariya handitse text, ituze ukande kuri hano handitse add a heading. Nandeho kabiri, urasiba kamwe nyine gasibe direct, dukande ku ka kabiri wandikemo ibyo ushaka. Kimara kwakanda nyine urandika ibyo ushaka, bihita bivamo. Nandike NT production naho. Ndandika production. Nawe uratwayitereka ushaka, ukongera ukakanda nyine ukakamanuka ugashyira ushaka. Ngereka nkishyira, tongera ugakanda handi hari ruguru handitse akantu ko kudownloadinga. Ndakeka muri kukabona. Uhita ukande kuri download, nayo ubu ngubu niho yarangiye. Nako yanarangiye, wongere nka downloading byari nyihanganire. Anga ibiri kwirodinga iyo yarangiye, uhita ubibona nyine ako kantu kaba karangiye. Iba yagaragaye hose. Ndakeka kuri kubona ubu yarangiye, tayari yageze kuri file. Noneho reka bino bintu bisibe byose, ongere track indi bakorera indi nayo mubibone nyine. Zose hafi ya zose ndazibereka, mwarebye mugitangira video. Hafi ya zose ndazibereka. Urahita uza
uhitemo ahandi ngiye kureba indi design nakandara kuri design, nimba utaharebye subiza inyuma hariya kuri design. Urahita uhabona n'undi ibumoso ku kantu ka mbere uhereye ibumoso, uraza uhitemo design ushaka nyine. Urahitamo design ushaka, mwibutsa ati nimba urahitamo design bitewe nimba logo ishaka ko iba ifite amagambo 3 nyine urahitamo design ifite inyajwi 3, ntabwo wahitamo 2 ngo bikunde. Scrolling uhitamo uyu ushaka, izo ni design zose zihari, uhitamo iyo ushaka. Reka turebe iyi ni pro, iyi nayo imisemo ni pro. Tukanda kuri X wongera ukande hano. Reka turebe, reba andi akavu music nakubwiye, iriya nayo wahitamo iyo ushaka. Dore ninuze ni design nyinshi, urahitamo iyo wumva ikunyuze bitewe n'ibyo ushaka gukora. Nzanabirika ukundi kuntu kwinshi, n'ukuntu mwakora ibitente ni mu binsaba, ukuntu wakora cartoon nabyo nzabibereka. Icyo se kujya muri comment cyangwa ukanyandikira WhatsApp. Nahisemo pro kambi coupe, nongeye ngaruke kuri design nazikuzamo arizo gusa, kandebe akomitamo kanihitiremo kano. Hano ni gadi nimbari Christian style inoza, ahita uzugande kuri ya nyajwi igira gutya ukandikamo ibyo ushaka. Nariya uhita wandikaho N, uhita ushyiraho inyajwi ushaka. Ahangaha urahitamo iyo ushaka. Ibyo nakubwiye bitewe na design ushaka. Ahangaha ndabona nayo itari kugaragara neza. Ndabona nayo itari kugaragara neza. Akakiyemo fa, ndabona fa yo iri kugaragara. Nanone ahangaha uhita ubisibe nyine buriya bwo hasi wandika, uhita ukanda kuri utwandikaho. Finally nahise ko nyine ibyo ushaka bitewe n'ibisobanuro nyine bwabyo. Niba ari finally ishingishije twandika ibyo ushaka nyine bijyanye n'ibyo, bituza ukanda handi nakubwiyeho ku downloadinga, ugize uti downloading tayari. Ubu logo zacu wazikoze mu buryo bwiza. Ushaka n'ubundi nabwo nakubwira, wanyandikira WhatsApp cyangwa muri comment mbamari cyane 5 ku kandi. Ndabemerera nimba utarabonye ukuntu wafungura YouTube, nabikubwiye wajyaho, kandi video nabonye gufungura YouTube nanone nta logo ufite ni ibintu bitoroshye. Niyo mpamvu ntabwo akoreye iyi video, mbabwira ati ibindi byose yendi tayari mu mubwire ati dushaka video imeze uko ndabakorera video yose. Niyo kuri YouTube ibyo mushaka mu mubwire, ngi ndabashyiramo link muzarebe muzambwira. Kandi mwibutsa ukanda subscribe, ukajya muri comment ugakomantinga, ukayiha like, ukanasharinga ku bantu bawe. Ati ikintu cya mbere ni ukugenda ukambwira icyo ushaka, ukambwira uko wayibonye video, jya muri comment mube abambere, nanjye munere imbaraga zo kuguma kubakorera video. Ciao ciao. Fashion to kinda subscribe, like, share, and open the link in order to